Anjye buriya nyine maje kugeza amasaha 2000 kuri channel yanjye 2100 naravuze ati ese undi bino bisaha ko mbona bigenda gake umuntu yabigenza gute kugira ngo byiyongerera nabimenaho amazi bikagenda bimera bigenda bibyara byarana umuntu yabigenza gute kugira ngo bino bisaha byiyongere nyine byikubeka urumva ati nari mfite 2000 nshaka kubyikuba kabiri nyine bikayibikuzura bikaba 4000 umuntu akibera monetize agatangira kwibonera ku $2 two muri Amerika kumva nyine ukuntu Yesu agira neza nyine ariko nyine ndavuga ati ese ni kiye kintu nakora iki kintu nagerageza ese nazajya mfata video nkazisubizaho najya mbigenza gute nsanga ntago byemewe iyo ufasha ama video ukagenda yasubizaho yakera ntago bashaka kwima monetization kuko izo ziba ari duplicates ntago biri kwerekana ko ufite original content cyangwa se ufite content yihariye ibyawe no kuzutera urutere kusubizamo ibyo ntago babyemera ubwo rero birancanga ariko ndatekereza ngo ariko umuntu akamwereka sibyo niba bavuga ngo na Bibiliya nikivuga Bibiliya iravuga ngo nyine ntago ngiye kubivuga neza uko byanditsemo ariko nyine Bibiliya ivuga ko buriya nyine uyu muntu ukora cyane umuntu w'umunyamaboko akira umubyizi mwinshi cyane ubwo rero mu migani baravuga kenshi mu migani ubwo rero nanjye mpita nibaza ese bamuganira buriya umuntu agiye ashira akavideo kamwe buri munsi kwiyo yagenda bitera mpita ntangira rero gushyira akavideo kamwe buri munsi nivuga ngo nta umunsi wose buri munsi nzankubiteho video wabyanga wabyemera nzanye kira video nase buri munsi konjya buri munsi ko ntajya nsigana ngo yanga ejo narariye nkarya buri munsi ubwo rero na video uko ndiye ushatse bavuga ngo uko ndiye nzankiraho video oya kuriye kandi urya igicuro 10 ku munsi wenda kuze ariko nyine wenda ukavuga ati nkuko buri munsi nike buri munsi nzakora video uzinu byabaye mu byumweru ibyumweru bitatu nahise nuzuza amasaha kubera gushyiraho buri munsi erega buriya guys utazabona nyine umuntu agishyiraho buri munsi ukagira ngo nyine ngo umuntu ngo nyine ngabanga ari gukora cyane ngo bidakenewe oya biba bikenewe izi mpamvu se biba bikenewe ni ukubera yuko buriya umuntu wa uploading buri munsi YouTube igira ibintu bita impressions no kuvuga ngo YouTube yereka content yawe abantu buriya views ufite ntago ari bo bantu baba bakubonye hoya views ufite ni ufite views 1000 ari abandi bantu 1000 wenda nka 15 baba bakubonye ariko ntibakande kuri video yawe ari ibintu bita impressions n'abantu YouTube yeretse video yawe noneho ari byo bita click through rate impressions click through rate nyine n'abantu kwijana bakanze kuri video yawe bivuye kuba okay mu bantu YouTube yayeretse ni kangahe kwijana bakanze ibyo nibyo bita CTR cyangwa se click through rate nukuvuga ngo niba YouTube yeretse abantu video yawe 100 ukagira click through rate ya 5% ubwo urafata 5 ubwo views uri bugire byaba ari 5% gukora 100 ubwo byari kangahe ntago nzi imibare ubwo nyine ni ibyo ngibyo noneho mu gihe wenda ugize impressions YouTube yeretse video yawe abantu 4,000 ukagira click through rate y'ijana ku ijana kandi nta nubwo binabaho nyine n'urugendo kwa kugira ngo mwumve icyo bishatse kuvuga icyo gihe nyine wagira views 2,000 ariko ntago bibaho ko YouTube yakereka abantu video yawe ngo ijana ku ijana rikande ubundi biba ari 6 5 nyine ni 6 kugeza okay akeza akaba ari 6 kuzamura sibyo 6 kuzamura biba ari sawa uba ufite titre nziza na thumbnail cyangwa se ifoto nziza iyo ufite 6 kuzamura noneho iyo ugize izo views zawe sibyo iyo ugize izo views zawe nyine zavuye muri impressions zikagenda ziterateranya zikavamo views biragufasha nyine kugira ngo ugende umenya ukuntu video yawe yakoze ukuntu video yawe nyine akazi yakoze guys no iyo umaze kumenya akazi yakoze uhita ubona ko iyo wagiye uploading buri munsi niba washyize ejo gukiraho ejo bundi n'umunsi uzakurikira niko impressions zigenda zizamuka no kuvuga ngo kamikubwire neza
niba uyu munsi washyizeho video YouTube ikayereka abantu 10,000 sibyo ejo izongera nuko rindi izongera yereka abandi bantu 10,000 n'urugero sibyo ariko iyo uza kuba wakoze yimwe gusa twari kugenda kuri impressions abantu YouTube yari kwiyereka ku bantu yari kwiyereka abo bantu gusa igaceceka ariko iyo uzanye indi video buri video biri ukwayo ikora ukwayo najyaga nanibaza kera nkine ngitangira itunga subuni ngo gushyiraho video ngo sibyatuma ngo video yari isanzwe iriho igabanya views oya ibyo barababeshya niba hari n'umuntu akwiye gutyo ntago bibaho buri video bifite ukwayo bifite metrics zayo bifite analytics zayo niba abantu bayikunze nta kibuza kurebwa niba abantu batayikunze ntago irebwa ubwo niyo washyiraho video 10 ku munsi buri video bigendera ukwayo ntago bivuga ati ngibiki nibiki now noneho rero iyo ukugenda ukiraho video niko impressions zigenda ziyongera ahantu mbirebera nuko kuri channel yanjye nahise mbona ngo mu byumweru nka bitatu bine gutyo bahise banyeka ngo last 28 days nyine mu minsi 28 ishize impressions zanjye ziyongereye 115% kubera guhora nkiraho buri munsi nyine impressions n'abantu YouTube yagiye yereka video yawe abo yari isanzwe yereka ikiraho bisanzwe byiyongereye byikubye nyine byiyongereye inshuro byiyongereye 100%. Niba narageraga impressions 200 nagise impressions 400 YouTube niba yarerekaga abantu ibintu byanjye abantu 100,000 muri icyo gihe isigaye byereka abantu 200,000 muri sinzi niba muri kubisobanukirwa bitabisobanukiwe nyine urihangana usubiza inyuma cyangwa uze kutubaza muri comment noneho mitambona ko uploadinga buri munsi bifite akamaro noneho hari n'umuntu ukubona kuko hari umuntu ukubona akavuga ati uyu muntu saba avuga ibiki nyine ari guscrollinga gutya agenda areba video akakubona akavuga umuntu nagazi ibyo avuga ariko ejo bundi ukora ikiganiro kindi agatanga ngo se bamuganira akabajombyemo akavuga ngo reka turebe yakanda akabona birarenze uwo muntu ahita akora subscribe yari asanzwe kubona ariko nyine ntago wari wakoze ikiganiro nyine kijyana n'ibyo we ashaka kureba ariko none iyo kanze gutya agahita yumvira mwemeje ahita bumufana wa burundu icyo mbikundira ubwo rero ikintu cyo gukora buri munsi kirafasha cyane buriya kirafasha cyane ntuzakirengagize atangira ushyireho consistently uploading uko ushoboye bijyanye n'umwanya wawe niba uzi ngo wenda wabona umwanya wo gukora video mu cyumweru bikore niba wabona umwanya wo gukora video buri munsi bikore uzatangara nawe uzajya kubona ubone ku munsi uri kubona amasaha 100 cyangwa 150 cyangwa se uri kubona amasaha 80 cyangwa se 50 warajya kubona amasaha 2 mu minsi 4 ubwo nyine urumva ko bizaba bitandukanye kuko biri video igenda izana umuntu ukwe bigende ikora ukwayo ubwo rero ntuzatinye kwa uploadinga buri munsi kuko nanjye nibyo byanzamuye mitangira monetize mu gihe gito cyane guys guys ngiye amazina yanjye nitwa Confirm mbibutse yuko nyine kuri channel ya Electropower Academy tugenda dutanga ibihembo kubera ko nyine mu inshuti zacu turabibona ko mutwandikira muri comment muratwishimira kandi turabishimira nuko nyine bitashoboka nyine ngo duhurire nk'ahantu yako wenda bizajyanashoboka simbizi tuzapanga turebe buriya nyine turi nk'ahantu hamwe niko mwabibona ukuntu tuba tubishimiye twabafata tukabaterura tukajya tuba aryo byandi bagira umwana gutya bamishyira mu kirere bagira gutya niko twajya tubigenza kubera ko ubuntu nyine mudukunda tuba twabuze uko tubibereka ariko niyo mpamvu tugenda tubana ibihembo nyine kugira ngo mubyumve ko tubakunda nge no kubaza ikibazo umuntu uri bugitsinde yandike kuri electropoweracademy@gmail.com atwandikire ubundi nyine tumuhe igihembo cye nasubiza neza ibyo tugiye kubaza guys no kuvuga ngo iyi channel yacu Electropower Academy kibazo nyine kukubaza ikibazo tega amatwi neza kuri iyi channel ya Electropower Academy sibyo channel ya Electropower Academy nje kukubaza ngo sibyo ni ibihe bintu kuko ibyo twarabivuze muri video z'ubushize ni ibihe bintu bituma video izana amasaha menshi usubiza neza icyo kibazo turaguhemba ni ibihe bintu bituma video izana amasaha menshi ese ni uburebure bwa video cyangwa se ni kubwira abantu ngo subscribe cyangwa se no gusharinga cyangwa se no kubigura no kugura amasaha ni iki gituma amasaha aza menshi
ni iki kintu kizana amasaha kuko twabikozemo video birahari, iyo video irahari kuri channel yacu. Ubwo rero guys mutubwire umuntu ugitsinda neza ariko bivuye mu byo twavuze, ntago ari ibyawe bitekerereza, ugomba kudusubiza bivuye mu byo twavuze kuri channel, urabona igihembo cyawe guys. Muhite mureba kano ka video kabigisha kandi kantu aka kanya.